Ndabizi ushobora kuba ukoresha WhatsApp ariko ibi bintu utabizi. Hari ukuntu uba uri nko kuganira n'umuntu ariko ukaba ushaka ko message ziza kugera igihe zikisiba, cyangwa se ukaba ushaka kubisetinga ku bantu bose kugira ngo message zize guhita zisiba. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi uburyo wabikoramo, hanyuma message zikajya zihita zisiba igihe urangije kuganira n'umuntu. None ushaka kubishyira ku bantu bose, uzaza hano muri setting, nurangiza uze hano handitse privacy, uhakande urebe hano handitse default message, uze urebe niba ari amasaha 24 nuze message irisiba cyangwa se iminsi 7 cyangwa iminsi 90, uzaza usetinge igihe ushaka. Urabona twe dushyize ku masaha 24 message leta yisiba. Noneho ushaka kubishyira ku muntu umwe, uraza ukamukandaho kuri nimero ye, ukareba hano handitse disappearing message, ahangaha ukahakanda.